subscribe to the Rich Official YouTube channel. Don't forget to like, share, and subscribe. Then click on the notification bell so that you are notified whenever a new video drops. Hello, welcome to The Rich Official. Imesema kwa mmetuona turi hano njewe Vicky na Nyamitete. Itwa Nyamitete mami. Ayo niyo mazina yiswe n'abavyeyi. Haya ndavuga na kuri. Nitwa Uwasema Mutabazi eke Nyamitete nkaho ndi kumwe na bigenzi banje Muyizere Vigitware. Ndascroll. Yeah, Instagram ni ni you_mami. Iwanyu bakwise ayo mazina. Iwanyu bazi underscore. Nese wanyu witwa Bucura bwa Ntuza. Ninjye Bucura. Uri Bucura ariko ntabwo ari byo zina. Witwa Vigitware. Wacu nshaka kubavugisha ko bagita Bucura kandi mu busanzwe ngiye burandi na Bucura. Ushatse kubimenyesha? Nshatse kubamenyesha. Rero ibyo ntiri gushyana kushomoka nta nubwo bikureba. Yego uyu munsi uko mutubona turi babiri uyu munsi nako twashatse mutuga kubera ko amakuru dufite yonyine ntasaba mutumirwa. Umunwa dufite. Mami uyu niwe wonyine watumye angana gusa. Kuri ni umunwa wonyine umujimjemo. Andi makuru ganjewe kurya ngira make nako ni nayo magara nigiriro wabandi. Uyu munsi rero nko muri kutubona. Turashaka kuvuga kuri story ebyiri ziri good trending. Yemwe. Izi story tugiye Ndibutekereza kugoma gaseka. Babarira. Ese pe reka ngiye nkubaze nshaka kukubaza sibyo? Wizera abantu bingana iki? Kuri baje nizeraga abantu ariko ejo bundi. Yararangiye. Ejo bundi. Akora shitani. Nyine wizera abantu bingana iki? Nyine bizera cyane. Urizera cyane wizera umuntu cyane. None se gusa byarangiye. None se tuvuga urugero uri wa muntu ushobora kurekanga ibintu bigende nyine gutyo gusa cyangwa uri wa muntu ushobora gukora uko ashoboye kose kugira ngo arenganurwe cyangwa abone ubutabera. Njyewe rero nimba hari umuntu utazi ibintu bijyanye no gukurikirana ibintu byansize umva ndabireka. Iyo nziga akantu gusa kagiye ntabwo nyifite imbaraga zo kugagarura. Ibintu by'umuntu wese nabikoresha ngo kagaruka ko nyine ndagahebeka kagenda. Kubera ko nje ndaje kurwana se. Ndaje gutimbura ntacyo waba. Ngenda nkubitwe ngo none unzire n'ibintu byanje. Nzahama mbireka ku mutuzo wa Yesu ngati genda. Bana gutimbura ntacyo waba. Ko bantimbura. Nza mbona inkoni nakubitwa ngo ngiye gukurikira ibyansize. Ubundi by'isi. Nje hari ikintu ntakora. Sinakiteranya n'umuntu hejuru y'ikintu. Nzi ko nakongera nkabona. Kiretse wenda kantwara ubuzima naza nkubita nk'uko ndi mu ariko mu gihe nzi ko ari ikintu nzaharanira nkongera nkakibona. Ndanashonje. Okay, wowe utekereza ko hari ibintu ushobora kubura uzi neza yuko ugera runaka uzongera hako nibyo. Nibyo. Ndangibaza nk'amafaranga mwapfa n'umuntu. Kandi nzi ko amafaranga ari ikintu kigenda kikagaruka. Bamizi ko aragiye aho nakune hakuye n'undi hazavana. Nta mpamvu rero. Bika ariko biraryana sometimes. Sibyo? Hari ukuntu ushobora gukorera amafaranga runaka, sibyo? Ukaba wavuga uti ndi kuyahereza uyu muntu rega nicyo tuvuga urugero nk'amashyira hamwe sibyo baguha amafaranga y'inyungu abyara urukumva kuko bafitemo inyungu sibyo wa undi naravuga ati mu gihe runaka nagere ku umuntu mbe nyamuhaye wenda sometimes nawe ushobora kuba ari no kuyarya mu bintu bitanafatika akavuga ati ubwo bimeze kuriya reka nyamuhe ubwo azajya kuyampa nyine nyakeneye mu bintu biri seriye kuruta uko nayarya nkayamara. None se ngewe ndibaza sibyo uratekereza yuko ikintu cyawe cyakemurwa ari uko binyujijwe mu muryango cyangwa nyine nk'uko biri gukorwa here outside nyine mu itangazamakuru? What do you think? Noneho ntabwo byaza mu itangazamakuru njye hari nkanje ku giti cyanjye kubera ko dufite imiryango nubwo natwe tubizanyemo. Turabizanye ariko ntabwo twabizanye bifite ababizanye. Ikintu nk'iki rero cyabaye ubundi cyo cyabaye hagati y'abantu babiri. Noneho hari n'umuntu uzana ibintu nk'ibi nta n'ibimenyetso afite. Nkuko reka tuvuge ku rugero kuri izi nkuru ziri hano wenda bari kuvuga ngo beyo zifaranga.
uriya mwana yaje aravuga ngo namukabye ifaranga ariko avuga ko nta masezerano bagiranye. Ibyo ngibyo si bibaye. Aramubwira gusa ngo ngiye ikintu mfite, afite message z'amafaranga. Yego. Be yavuze ubu nyine akavuga ati njara amafaranga nanjye namukabye yaranyishuye. Niye proof afite twemeza ko ari amafaranga ari yamukabye. Ubundi ikintu cyose mutagiranye amasezerano n'umuntu gipfuye icyo giti kiba gihari ugitegereza ngo uretse umuntu ubwiwe niwe ugomba kugira ubufura akavuga ati reka nyamugaruze kuko nawe wenda ikindi gihe nazamukenera cyangwa se ukabimfuza ko ugomba kuyasubiza wowe wayatse. Ariko bitari ibyo ngibyo ibi si ibintu byo kuzana kuri media kubera ko twebwe nabituzana turabyumvira ubusa tubigire story tubigire topic ariko ifaranga tuzi kugarurira uretse ko bizanira bamwe views abandi bakabibona n'amafaranga ahubwo arenza ayo ngayo wowe uri kuribira. Ibi rero ni ibintu byo kugenda muri famille abantu bakicara bakadiscussinga akavuga ati nimba ari nkanjye nawe dutanye ikibazo ntabona utari kumvugisha ufite famille waso urivukana nkasanga bigeza muri famille iwanyu bakareba ko babigenza ariko twebwe ntacyo twabigufashamo. Ntabwo ari ibintu bya YouTube kuri side yanjye. Okay, none se tumaze iminsi nyine twumva ibintu bigiye bicicikana. Yego. Ni story nyinshi iki cyumweru nyine cyabaye cy'imiriro gusa. Sinzi uburyo nabikubwira ngo byumve pe nawe wowe wenda warabibonaga ari uhibereye sibyo. Tugize gutya inkuru ya mbere ubundi tugiye kuvuga nyine inkuru zagiye zimaze iminsi nyine zicicikana tudasanga tumenyereye cyangwa nyine ari ibintu bitangaje. Twagiye kumva twumva hari gusabwa ubutabera ku mwana w'umukobwa cyangwa ntabyitese nk'umugore uko ari kose ni igitsina gore yavuga ko ashaka kurenganurwa ko yafashwe ku ngufu n'umubyeyi we niko nabivuga cyangwa se akaba indi nkuru y'umupapa ibyo byose nagiye mbibona umupapa wafatanywe ibihanga dutatu tw'abantu. Indi nkuru iri muri iki cyumweru tugiye kukimara wenda ku munsi wa gatatu mu ijoro ryo kuwa gatatu nibwo twagiye tubona hari undi muhungu uri gusaba ubutabera cyangwa gusaba kurenganurwa ku mafaranga ye $5,000 by'idolari yanze kwishyurwa n'uwo yari yarabigujije kandi yabimugujije mu ma episode wiseka yamuguje mu episode. afite ibimenyetso afite message afite amarikodi uko twumvise twese twumvise ariho. Yego. Ibyo birababaje hamwe kugira ngo umwana azaze asanga ikiganiro cy'umubyeyi ngo yarambuye urakumva ngo icyaha ni gatozi urakumva usanga umwana ari uzayishura gusa izo nizo nkuru zatangaje abantu zatunguye abantu urakumva mu by'ukuri twebwe nta ruhande tubogamiyeho ariko Vicky mbabarira umbaze ndacyari muzima hagati ya Beya n'uyu mwana wa none uri kwishyura ifaranga ninde ufite amakosa? Okay, ku ruhande rwanjye ntawe nshinja ikosa. Bajya gusabana ifaranga nubwo hari proof zifatika wari uhari sinari mpari na muri bose ntawangishije inama zo zagiye gusaba ifaranga ikindi nta n'uwangishije inama zo wagiye kuziha cyangwa uko agiye kuzitanga ntawe mpagarariye nyine ariko nta nikosa mbona kurunga wenda urugero ngewe okay cyangwa reka mvuge gutya ikosa wenda navuga biriya ntibyari gukemurirwa hariya ariko wenda yabonye ari bwo buryo kuko ntago tuza ahandi yabijyanye wenda ashobora kuba yarabiganiriye muri famille bagahuza n'imiryango nta wamenya kuko ngira nzi ko ibyo bibazo nk'ibyo byakemurirwaga mu miryango abasaza akaba ari bo babikemura ariko ku ruhande rwanjye ukumva ku ruhande rwanjye kubizana hariya ntabwo byari ngombwa ariko afite impamvu yabihazanye
nubwo yaba ari umwana afite ababyeyi afite na mushiki we nabibonye ndakeka ni abantu wenda bari supportive cyane kandi bari kumugira n'inama bakamubwira ati bireke cyangwa ajyayo bitewe n'aho babijyanye bikanga bashobora kuba ari ibyo bagerageje cyangwa bakabigira mu mahoro bikanga avuga ati reka tubijyane hariya wenda nibwo bikemurwa neza ariko njye simpamya ko ari kubijyana hariya. Ikindi rero ubundi nawe ni uko atamufashe kandi uko atamubwije ukuri nta kominikasiyo yahabaye kandi ku bantu bameze nk'abariya hagomba kuba kominikasiyo ukamubwira uti yewe bimeze gutya undi nawe akamubwira uti yewe nta kibazo upfa kuba umenyesheje. Kuvugana n'umuntu nibyo byiza Vicky niyo utabona yuko ukamubwira ati byanze ariko wamubwiye ni sawa kuruta uko waceceka tasiti kuri njyewe. Hanyuma ndakubaza ukurikije iriya story ya trendinze cyane y'umukobwa na sebukwe uriya mukobwa wowe ukurikije inkuru wumvise ubundi wowe wumvise biriya bintu byashoboka kuvuga ngo umuntu wumvise ku ngufu ntagire n'umuntu ubimenya ntibirambaho wenda ntabwo birambaho tubare hari ushobora kureba iki kiganiro akavuga ngo reba n'ukuntu biri guseka nta kibazo ukireba ariko udutuke ariko ukireba gusa ntabwo navuga ngo birashoboka cyangwa ngo bibaho sibyo. Okay, hari story mfite y'umwana yafatwaga ku ngufu na se umubyara ari kumva yafatwaga ku ngufu na se umubyara afite undi mwana wa mukase ariko uwa mukase akaryamana na se we abyishimiye ariko uwo mukuru we ntabyishimire nyina ntawe ukihaba ngo we afite nyina ariko agafatwa ku ngufu agahabwa n'amafaranga na se ntagire icyo abivugaho wa wundi agaceceka kandi si uko nta bari babizi pe hari abantu benshi babizi urakumva ariko yagerageje nyine gutuza agerageza kubumba akanwa kuko ntawe yari afite abibwira urakumva gusa nyuma byageze aho bimurenga kandi noneho na se atakimufata ku ngufu ni ukuri nibwo yabivuze kandi atagifatwa no ku ngufu byaranarangiye ariko kuri we buriya kuguma buriya ni uburibwe yari afite mu mpande ebyiri aza kubisangiza abantu afatwa ku ngufu n'umutima umubabaza inyuma y'uko ataragifatwa ku ngufu umutima wakomeje kumurya buri mutima ni ikintu gikomeye Vicky wakubitwa ariko agahinda wakubitwa inkoni zigashira ariko agahinda uhorana ku mutima agahinda niko kabi yari ari kubitanga nk'ubuhamya urukumva kubwira abantu bose muri rusange. Okay, ni ubuhamya oya we ntago yavuze ko ari ubuhamya gusa yegereye umuntu wari uje kuba umukozi wabo yabonaga nyine ari umuntu usobanutse ko yavuze ko uwo muhungu we yari yarabuze ubundi buryo cyane n'amafaranga ahitamo gukora akazi atari gukora kubera kubura ukagira ajya gukora akazi ko mu rugo agakora agataha ariko aravuga ati reka ajye gukora kari akazi kugira ngo nanjye mbone uko mbaho. Yari asirimutse asobanukiye buri kimwe yarize umukobwa aricara amuganiriza umuhungu agiye agenzura ibintu byose aza kubona ko ari ukuri. Umwana akubitwa asambanwa akubitwa ku gahato haho yari kujya nta n'uwo yari kubibwira ngo abyemere icyo gihe ariko umuhungu yaramubwiye ati cara umbwire utuze umbwire ikintu gituma uhorana agahinda nuko uhora ubabaye. Umwana ye byari byamuriye ku mutima ntawe abibwira ari umunyagahinda gusa aza gufata umwanzuro nyine arabimubwira. Uwo muhungu nawe rero aza kubwira ababishinzwe ararenganurwa. Tuba dufite inkuru nyinshi twumva tubwirwa ariko ntawe abizanye kuri YouTube iyo story atari reka ntago byagiye kuri YouTube wewe kuri uyu munsi wa none ikintu nka kiriya cyakubaho ukakigumanira ku buryo utanagisharinga mu bandi cyangwa se mu nshuti zawe reka nkubwire sibyo buriya uribwe bw'ikintu ntabwo wabigumva ku bw'undi yabikubwiye ubwo buribwe wabwumva waranyuze mu bihe nk'ibyo ngibyo undi aba ari gucamo sibyo buriya njye sinzi wenda gusa Vicky ntago nakubwira ngo ndi kubabara ahantu runaka uko nabikubwira ntago ariko wabyumva mu gihe utarababara nkanjye urukumva si uko mba nkubwiye ngo tegereza uzabona urukumva ariko umuntu nabibwira waciye muri ibyo bihe nk'ibyo ndi kunyuramo niba ushobora kunyumva kuruta wowe
urakumva rero hari ubizi utarabizanye hari ariko uba wicaye avuga uti nzi uburibwe bwe ndi kumva uburibwe bwe urakumva akaba akiri no muri ubwo buzima nawe akavuga ati se mbijyane hariya ariko akavuga ati reka nceceke iti noneho banyica buri wese aba afite uburyo ki yabikemuramo hari uba wumva yakwiyahura hari uba yumva yabwira isi yose hari uba wumva yakwegera ariko akabona ko ntabegera nta n'umwe uri bumwumve tuvuge urugero nk'abantu barerwa n'ababyeyi batari ababo cyangwa barererwa nko mu famiye wenda bafata nabi sibyo Vicky ashobora kuba abanye n'umuntu imyaka 5 avunishwa ariko safite se na nyina ntibahari akabura uko abibabwira kandi bahari urukumva akabura uko abibabwira kandi bahari nyine hari story kubaho ukabura uko uyivuga si uko ibisebetse cyangwa uko yaba imeze kose ariko pfa kuba ari ikintu kigukora ku mutima ariko uzi kubaho ucyurirwa tuvuga urugero ngo ubundi se ngo ndavuze ngo jya koza biriya byombo ngo iwanyu se wabyogeje hehe ryari ngo hari ibyo mugira urukumva ngo genda ngo ntufite sonanye ku bundi bw'igumi wanyu ngo ntibimeze gutya uko kugushushubikanya kwa buri munsi kuguhoza mu mazi kugufurisha kukuvunisha gutuma ukora ibintu utakagombye gukora no kukubuza ishuri ugasibishwa ishuri ukaba wagenda ufure nta shuri ugiyemo urukumva uko gufatwa nabi kose sibyo mana umutima niwe ubyumva twebwe tujye dushengurwa n'akantu gatoya Vicky umuntu akuvuga ngo yakubabaje ariko ku mutima ukabyumva ukanabyicara ukavuga ati umuntu arambabaje ngaho mbaza umuntu uba muri iyo myaka ibyo bihe byose cyangwa umuntu ufatwa ku ngufu 1 2 3 4 5 urukumva akabona rero nibyo mba ndi kukubwira wigeze ubiho abandi ukaba wakucuza impamvu uhari rero ntago wabyumva sibyo rero ntitukumve yuko hari ikosa riri ku muntu ntago tuba tuzi icyayimuteye buriya ahangaha Vicky umutima agahinda ni kabi cyane kanaguhitana rero niyo mpamvu tugomba kwishyira mu mwanya wa mugenzi wundi urakumva njye nakwishyira mu mwanya buriya wasebye wavuzwe urakumva nkanishyira no mu mwanya w'uyu wamusebeje uwasebeje n'uwasebye bose nkishyira mu mwanya wawe ese yaba ninjye aka kanya nayo kuba nifashe gute none ukubita isura ya pasiteri mu bakristo biwe reka guseka nyine nibyo ndi kukubwira nyine ishyire mu mwanya sibyo akora ibintu bimwe bitari byo kuri YouTube n'ukuri pe ishyire mu mwanya Vicky wenda aribwo buryo bwe je ntabwo na blaming umuntu voice nta muntu n'umwe nje na blaming uriya mwana sina blaming kubera ko yabivuze gusa ikibazo na hano yabivugiye Vicky biriya bintu iyo yicaza mu mafamiye nimba yumvaga muri washaka Vicky none se niba muri famiye bitarakunze ko wajya umbabarira reka rero nibyo ngubandi kukubwira mujye mubanza mumenye mva n'imvana kwisebya kuri YouTube nibyo byiza mujye mubaza nese kubera ngaho tekereza nyine tekereza kubera iki wayemeye kujya kwisebya afite impamvu ziwe none yes ariko okay izo mpamvu ze turazuba urakoze cyane ariko twibwe urakoze cyane urakoze nyine ishyira mu mwanya we tekereza Vicky sibyo tekereza uvuga ngo ndabyutse mu gitondo fasha umwanzuro wo kujya kwicara imbere ya YouTube Vicky umuntu uri ahangaha ntago azi impamvu wicaye ahangaha hari umuntu uzi impamvu wicaye ahangaha uriya mwana ashobora kuba yarafashwe cyangwa se atarafashwe ntago tuzi banza unyumve sibyo tujye twumva ibintu rukumva Vicky ninza havuga yuko Vicky wanyibye urukunyumva jewe rero of course yes evidence ni ikintu kiba gikenewe evidence nicyo kintu kiba gikenewe cyane ariko nanone tukiraho tube turetse tube dushyize wenda evidence ku ruhande sibyo Vicky nuko tenzaza nkakublaminga nkakubwira ngo Vicky yaranyebye Vicky byagenze gutya Vicky nakajura Vicky uramubona nta muntu umurimo urumva kugira ngo nze ngwicane hano kuri YouTube ntagamije wenda iki n'iki nta mafaranga nshaka sibyo nkava hano nkajya ku yindi nkava ku yindi nkajya hariya urumva suri inshuti yanjye bazavuga se kubera iki nahisemo gukora biriya bintu cyangwa nkavuga n'undi muntu tudasanzwe turi kumwe wenda kongera nabashaka kujya ni prank urumva ese Vicky abantu batekereza gutyo ni bake umuntu utekereza uti Vicky
njye nshaka kumva impamvu Vicky yibye uriya mukobwa undi akavuga ati ariko ashobora kuba hari impamvu si uko yibye mu gihe wowe uri guhakana mu gihe undi ari kuguhakanira kutigeze unyiba ahubwo ko hari ibintu wihaye cyangwa hari ikindi kintu cyaguteye kubiko nyine buri wese ari kwese kubera iki nyirakoze kiriya kintu cyo kumwiba urukumva undi nawe kubera iki yaje hariya sibyo mani nimba ari umuntu usesengura ajya agenda asesengure neza sibyo amenya amakuru amenya amakuru wenda ikosa yes wenda ikosa kuzana amakuru wenda hariya no gushyiramo umubyeyi sinzi gusa kuri we reka nkubwire mu giti cye sibyo ashaka kurenganurwa wenda nta hatavuze wenda ari mu muryango Vicky ntiwavuga ngo nukubijyana mu muryango kuko nawe si uko atabuze umuryango wenda ashobora kuba yanahabijyanye ntibikunde kimwe nuko wenda nuriya nawe ashobora kuba ari kurengana so rero njye ntago nabugamira impande uruhande rumubwire mame njyewe ukuntu mbyumva uriya mukobwa ashobora kuba ari kuvuga ukuri cyangwa se atari kuvuga ukuri twe ntago tuzi ukuri aho nta proof uwo yareze ntigeze aza kuri YouTube ngo abivuge nta proof okay njye ntago ndi umusesenguzi ntabwo ngiye kuba njye n'ukuntu mbitekereza bitewe n'ibyo ndi kubona umukobwa nimba yarahuye n'akarengane ntago YouTube reka nkubwize ukuri noneho ubu ngubu stress nibwo zije zikamurenga abantu nakatarabayeho kubera ko njyewe nimba namubonye kuriya ndaza nemere guhimba inkuru yose nshaka y'ubuzima bwe kubera ko ibyo yavuze byonyine bishobora kuba indi topic y'ubuzima bwe noneho nkabwihimbira fresh nkaza kubivuga hano kandi uzabyumva noneho ndi kwivugisha ndi inshuti ye azabyumva kandi abyemere rero n'undi umuzi noneho umuzi ibintu bitari byiza araza kuri iki bivuge kandi warabibonye ko benshi baje bavuga ngo ni iki ngo ni ibintu nk'ibyo tutasubiramo bajya bumva ibintu bitandukanye rero ikintu we yakoze cyane yiteje abantu hano nta muntu ugufitiye imbabazi mama nawe pi sinzi ko nabikubwiye nta mwenenye kuhari okay nimba ikibazo nka kiriya kikubayeho genda wicaze famille ubabwiye ati byabaye kunuku nuko ariko njyewe nimvuga ngo ndabizana kuri YouTube ahangaha uba wiyemeje guseba nkuko abari kuri za comment muri kubona ibintu bihari bamwe bari kuvuga ngo karaga kobwa ngo ibiki kandi twebwe nyamara ntituzi niba umwana ari kuvuga ukuri kaba nubwo yaba ari kuvuga ukuri birasintu byo kuzana kuri YouTube byigumanire ubigumane n'umuryango wawe cyangwa se n'izindi nshuti zawe zibimenye za hafi aho ariko ahangaha abantu bose barabimenya amoko atandukanye nimba wari ufite n'amahirwe yo gushaka okay hari utareka gushaka kubera iki kibazo cyakubayeho ariko hari andi makuru azaza akakuvugwaho noneho undi akayumva nkuko n'undi yumvishe izi story nyine z'uyu mwana yavuze namara kumva ibyo bihuha byose nimba yari afite na gahunda yo kumushaka cyangwa se yamugira umugore arayiparika bitewe n'ibintu yumvishe biri kumuvugwaho rero ngiye nk'inama yanjye YouTube ni nziza pe ni nziza waza ukahavugira ikintu nyine ikibazo cyawe ariko hari ibintu bimwe tutagomba kuzana kuri YouTube none se nk'ikibazo cy'ifaranga ifaranga nta nizo bakwishyura n'ubusa izo faranga ntabwo zishyurwa n'abantu niyo solution Vicky buri wese okay barazimwishyura mbwira mwana umbwire ngo zira faranga barazishyura kubera ko zaje kuri YouTube sindi beya kuko simbizi ntazo bamwishyura ubize gute avuganye na beya ko atazamwishyura beya azazimwishyura kubera ko yari afite kuzimwishyura ariko ntazimwishyura kubera ko yabizanye kuri YouTube beya n'ubundi nimba yari afite umutima wo kumwishyura azazishyura ariko abantu bareke gusebanya abantu bagenda bagira ibanga baze nimba habaye ikibazo nyine mu kikimwe ndakuzi mami reka nkubwire Vicky ngizane kuri YouTube se imfashe iki byarangiye n'ubundi nyine ibuye ngo ryabonwe harya niriba rero reka nkubwire navugwa n'undi ariko sinabyizanira ubwanjye ngo mbi imbarutse yo kuba navugwa n'abantu bose bangire topic birumvikana gusa Vicky uko ni uko waba ubyumva na buri wese abyumva ukwe abantu bagenda muri comment batubwira uko babyumva buri wese hano abyumva ukwe pe ntihagire umuntu uzaza hano ngo yitemo umuntu ngo atangire amuvuge none Vicky twongere tugaruke ku makuru yuriya mupapa uriya bafatanye ibihanga bitatu hari andi makuru waba umuziho arenze ariya yo kuba ewe n'uwo mugabo simuzi njyewe baranambwiye ngo usomya murenge ngo usomya murenge niko numvishe ngo nimba ahubwo ari undi babifatanye nimba ari umutanzaniya ngo uriya nyine abifata nk'uko nawe wabona ikintu ukagifata muri ibyo ariko numvishe ngo simbizi neza amakuru twe twabonye ni uko ngo hasohoka n'ifoto y'uwo mugabo afatanwa uduhanga dutatu bafatiye hehe Busiya bari kuza muri Trinity niho bafatiye
gusa abantu baranatinyuka ibihanga bitatu by'abantu nubwo tubigendana shitani natwe ufite hemwe ibintu byazamuye Vicky ibintu byarakomeye ngereka nkubwira buriya wenda dusa n'abagana ku musozo nta nama mfite wenda nagira icyo mvuga kuko ibihe bihe bindi bihinduka vuba pe ku buryo nawe byakubaho ibyo ngibyo ukabizana hano bihinduka oya bihinduka vuba ntawe utagira ibibazo bihinduka vuba kandi bikibagirana urikumva rero hari umuntu uba ubona ukavuga ati uyu nguyu ntabwo nari nzi ko azahemuka ntabwo nari nzi ko yahemuka ntabwo nari nzi ko yakora iki ntabwo nari nzi ko byagenda gutya urikumva rero ikintu gihari nidushake tubane mu mahoro si ibyo se dushake tubane mu mahoro niba udakeneye umuntu rwose ujye umushyira away ntakajye yirirwa anakuzira mu buzima ubundi kamubwiza ukuri twese twakabaye dukundana rega niko umuco wacu twahoze dukundana n'ubu ngubu turacakundana ariko nyine ibintu bya social media byaje ewe biramara abantu barabirwaniramo ibintu nyine byose biba byiza ari uko twabishatse uri kumva wenda ibingibi nabyo byakagombye kubaho byari byarateguwe wenda simbizi gusa kubaho gutya tukabona n'abantu tutabanye turyaryana ntacyo byaba bivuze sibyo ikintu gihari abantu bagenda muri comment batubwira uko babyumva buri wese abyumva ukwe twebwe ntawe tuwugamiye tahawe turi hagati na hagati buri wese hano ari kuvuga uko abyumva nawe mbere y'uko udutuka waza uvuga uko ubyumva nurangiza udutuke yumvisha ikiganiro cyose udutuka nurangiza uvuga uko ubyumva nta kibazo ukora uko ushoboye udutuke ariko urebe ikiganiro ukimare nurangiza wandike comment udutuke kandi mudutuke nimurangiza mwandike comment kandi badutuke cyane ntacyo bitwaye ariko buri wese avuga uko abyumva reka nkubwire buriya ijambo wavuze usohoye ukahita wumva uraruhutse ni ryiza cyane kandi ni byiza pe aho kugira ngo ugumane ikintu n'ubundi kikunige akomame hari abantu basigaye kivuga twakoze cyane ejo twakoze ikiganiro nta kintu kibi twavuze nta kibazo yaratubwiye ngo mwabakobwa ngo ariko nuko mushaka abagabo icambere si wowe ariko reka ndeke usanga ari we mugabo wanje oya naguma ntuke naguma ntuke usanga ari we mugabo wanje akaba ari kuntuka gurira ngo wantuka ukambere umugabo nkayimenya ko ari we wantutse oya ikibazo ni kimwe nta kintu cyo gutukana twari twavuze twose twiganira oya njyewe yanuze nibakomeza abantu anutse usanga ari we mugabo wanje tiyamubona birabitutse yomuba ariko nsanze ari we nkabimenya ko ari we wantutse ariko yadatutse namwishura arazaga ikintu dukoze namwishura naryo twavuze tunamuzi kandi nimba yarasevize kiye kizi nta nubwo ari nuza yibega barabakoresha za fake ntabwo ari account ye barabakoresha za fake so akabeho karabaye niyo mpamvu urengeje gutya none rero reka dusenga bakubitiramo afro pictures ni pictures cya picture afro pictures turamwamamaje n'umuntu ufotora neza umuntu ukeneye guhera mu muhuro guhera mu murenge ni mu murenge si murenge bahera oya kwa kundi bazaje kubaza igihe muzaje kubaza bakabahangura kubaza save the date ahantu hose aho bazohera hose barahaba kurinda mubyaye mukabyara n'umuhererezi nibo bamfotoye nanje uvuka nibo igisakeje bizaribuka agafoto kabi kakiri umwana kwari mu bibiki kosana niba utagira ifoto ari umwana dutege ntayizana hano dutege bashyira kuri thumbnail kandi indi uyifite ayizana ariko reka mbabwire ndamamaza dufite amakoti meza ku bahungu mukora amakwe by the way abahungu bo muri Kenya no muri Kenya ukeneye kwambara ukaberwa mu bukwe bwawe ariko nari mbyibagiwe uraberwa ku buryo sinzi cyo byarangira bagutwaye ariko niyo makoti sinzi nimba akoze mu izahabu sindamenya neza usana amakoti meza cyane
uyakeneye 07 9 oya reka mvugiza WhatsApp barazishyira ku kiganiro oya ntabashira ndazivugira umuntu ukeneye ikoti agenda azishireho ni please 254 siyo kode ya Kenya plus bavuga gute mu kinyamurenge plus ico ni kinyamurenge plus 254 karindwi 51 99 02 43 07 yewe nushaka iyo nimero yirege ko ushaka gutanga itari ariko izo nomero ndazibagiwe gusa nyine mu by'ukuri ukeneye amakoti meza ubishyire muri comment hari amakoti meza cyane cyane ku bantu muri gukora amakwe tubamenyesha ku bantu nyine mushaka kwambara mukaberwa barabibafashamo hanyuma turagushimira wako iki kino kiganiro by'umwihariko twatanze inama zacu tutaramara kwamamariza Afro Pictures twayivuze navuze ko oya Afro Pictures ikorera hariya mu Giporoso kuravuga tutanga adresse ngo bigende gute gutanze nimero z'abandi turayishira mu ntuzi mu kiganiro cyangwa se batwandikiye muri comment sikutekereje taki iyo baraba uyikeneye si bafite Instagram hariya Instagram yacu ni Bucura Levis mutazakubitira undi mu kiganiro ubwo turavuga Afro Pictures okay Instagram yayo ni Afro Pictures sibyo natwe Instagram yacu ni The Rich Oze niko yitwa mugenda rata musacinga The Rich aha nanje Instagram yanjye ukeneye kumbaza ibibazo ushaka wenda bwite ni Uwase Mami cyangwa you_mami twagira umugisha no kubana namwe bakuri iki kiganiro mukomeze mudusupporting mu buryo bwose mukeneye narindi kumwe na mugenzi wanje Vicky tware buri wese atanga igitekerezo cye nanje ni nyamitete nk'ibisanzwe kameramene wacu twamuvuga ko ni mwiza cyane mwo mutwara abashaka abageni dufite umukamera w'umani hano tunabivuze yadutwara ikiganiro cyacu kigahera nuko mwirinde kandi mugume kwirinda izo accident muzireke amadeni bihaga oya amadeni tatagira ideni Vicky ariko reka mbabwire bagize ngo bafunga abantu b'amadeni mami aba yarafunzwe kera nawe rero bari kumfunga nkivuga yagwe mwakoze iri nijare baricanye nawe kandi barayibanze gukubitira mu kiganiro none guys mwakoze ku muntu wese warebye kino kiganiro aho uri bikomera amashuri uvuge ko umuntu w'umugabo w'umuntu magaciro kuri twebwe turagukunda cyane umuntu wese wakoze subscribe kuri The Rich turagukunda biheka tukaze mashi zatubwira nakoze subscribe twamatuza tugusuzanya ibyishimo byinshi turi kugusekera cyane ngombwa tugusohokane niduhura tuzanakugurira rero abantu mukomeze mukore subscribe tubabwira nyine Afro Pictures ifotora neza nayo makoti ku muntu ukeneye kwambara kaberwa murakoze ibiganiro byacu nakagaruka ciao